Halo muraho mumeze neza shuti bavandimwe rero bakunzi by'umwihariko bakunzi bacu bibiganiro byacu bigiye bitandukanye murabizi ko tubagererayo tubahereza amakuru agiye atandukanye haba amakuru yo mu nkiko amakuru avugwa mu bintu bitandukanye ariko uyu munsi noneho tugiye kwerekeza hariya ku Kacyiru kuri polisi aho bagiye kumurikira itangazamakuru babajura bicanye ntago natinya kubivuga gutyo kubera yuko umuntu ugiye kwiba ajyanye igikoresho noneho cy'umupanga ndetse n'ibindi gutandukanya kure nuko yakwica umuntu biragoye kandi nuko binagaragara yuko aho mwabonye amavideo agiye atandukanye aho batemaguraga umuntu tunashima Imana yuko yabaye amahoro atanapfuye kuko ubu ngubu tuba turi kuvuga indi story cyangwa se iyindi nkuru hanyuma rero ni igikorwa cyabaye mu minsi ishize cyabereye hano muri Nyarugenge mu murenge wa Nyarugenge n'ubundi ni hano mu kagari ku kagari ka Rwampara neza urenze ku kagari murareba uno muhanda wa Kigoma uwumanuka cyangwa uzamuka reka tuhabashushanyirize hari akazu k'amazi gahari munsi y'akagari ka Rwampara naho ngaho iki gikorwa cy'ubugizi bwa nabi kibi kigayitse cy'ubugobe cy'ubwicanyi cyabereye nubwo uwo muntu Imana yakinze ukuboko ntibamwice kuko urebaza umuntu ufata umuntu akamutema akakurama akongera agasubizamo mwabantu kuvuga ngewe n'abantu bari kumwita umujura abari kubita abajura gusa ntago ndi kwemeranya nabo nubwo ari wenda ubucamanza cyangwa se inkiko ziburanisha arizo zigena amazina kuko n'abajura ariko babicanye kuko mwabantu mwe ntago umujura wagiye agatema igitoki nka hariya n'umujura wagize waje agatema umuntu ibyo bintu bigereranye nukuvuga n'umujura w'iby'igitoki ariko nduravuga n'umujura watemye umuntu cyangwa wishe umuntu urumva rero ko uwo muntu rwose sinzi so rero tugiye kwerekeza kuri polisi aho bagiye kuberekana reka tubabwire amwe mu mazina kuko nka The Dynamic turaba duhari of course kugira ngo tumenye neza igikurikiraho ariko twagerageje kubanza kubaza amazina y'abantu kuko ejo bari bafashe umwe bwa mbere barongera bafata n'abandi kuko twashimye n'Imana kuba barafashwe kuko iyo batarafatwa wenda hari indi story tuba turimo kuvuga harimo rero uwitwa Gata Edimo hakaza Hakizimana Jacques ukunda ngo kwita Claude ni nawe wari ufite umupanga hakaza n'uwitwa Jean Paul Rurangwa ubwo rero abo nibo uko ari batatu ariko mu nkuru twumvise ko yaciye ngo ku bantu bane ariko abo batatu banagaragaye muri video nibo bagerageje gufatwa ariko mu nyemerere tutaragera aho igikorwa kiri buze kubera polisi y'u Rwanda iberekana nyirizina mwabantu mwe mumpera imitima polisi munshimirire polisi turashimira polisi y'u Rwanda n'izindi nzego bafatanije mwarakoze cyane kwerekana izi nkozi zibibi reka dutegereze amategeko icyo azakora ariko turabashimiye byimazeyo bikomeye turabashimiye tutabafite sinzi turabashimira rwose ku bikorwa byiza nk'ibi ngibi mugerageza gukora by'umwihariko rwose polisi y'u Rwanda turayishimiye mwubahwe turabashimiye Imana ibaha umugisha birenze ku kazi mukora birenze kuki ahangaha mwashyizemo no kwitanga kugira ngo mushake bano bantu reka rero tubareke mukurikirane uko igikorwa acyagenze naho mu biganiro byacu bizagenda bikurikiraho nkuko tugenda tubibageza ariko ntabwo twagenda tutababwiye yuko tubakunda reka twigire ku Kacyiru uyu nguyu uyu yego atuye mu Nyakabanda afite imyaka 38 roruye niwe wafashe uriya mukobwa aramuniga mu kubita hasi niwe wabikoze amwakashakosha uyu wo hagati wambaye agapira k'ubururu niwe wambaye cya gipira ni nawe watemye ku ijosi ku kuboko no ku maguru uriya mudamu niye mwabonye mutema na wabonye wiruka yitwa Hakizimana Jacques uriya wa mbere yitwa Gata Edimo alias Black aya mazina ya alias
AK bayita AK bayakoresha kugira ngo bijijishe aho agiye abe yakwita undi. We avuga ko acuruza butike. Hakizimana Jacques uriya wo hagati ni alias Claude, hari naho bamuzi nka Claude, niwe watemye, niwe wari ufite umuhoro, niwe mwabonye anawisha mu gipira ari yambaye. Watuye afite imyaka 33, atuye ku Kivugiza, avuga ko acuruza tofa. Uwa gatatu wo hirya wambaye agapira kari k'umurongo ka Nike yitwa Jean Paul Rurangwa alias Mucezaji, atuye Nyarufunzo Mageragere, afite imyaka 40, ngo acuruza scrap. We rero uye muri kiriya gikorwa ni wateraga amabuye abaje gutabara, ni ne wateye amabuye imodoka yavuzaga amahoni igeraho irahunga. Urumva ko baje buri muntu afite roruye muri kiriya gikorwa. Bose bafashwe mu matsa atandukanye, bajya bafatwa mu bitandukanye ahantu hatandukanye, kandi uko twafataga umwe uwundi abandi barabimenyaga, bivuze ko barakurikiranaga kuko bari basize babwiye n'abadamu wabo ko sinzi ijambo bakoresheje, ariko bari babamenyesheje amagambo yabo ko ibintu bitameze neza, bariho bashakishwa, abantu bari bashaka batari barangira aho bari. Birumvikana ko bari bazi ko icyo bakora kizwi. Ndumva twabaturekeye aho ngaho, yenda ibindi turabivuga naho mu kanya muri sale. Amakuru y'ibyo tumaze iminsi dukora ntabwo ari iminsi myinshi, bijyanye na video, amashusho amaze iminsi azenguruka ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bayavuzeho byinshi, ndetse natwe nka polisi hari ibyo twagiye tuyavugaho. Hari mu ijoro rya tariki 11 z'ukwezi kwa 9 nibwo twibwe polisi twamenye amakuru y'abagizi ba nabi bakorewe ubugome bukabije umudamu witambukiraga mu kagari ka Rwampara mu murenge wa Nyamirambo. Nabamenyesha ko burya ejo byatangiye gukwirakwira, twebwe twari twara ijoro turi mu kazi. Ntabwo kuri twebwe ntabwo byari bishya, ntabwo yari breaking news, twari tubifite turo tubikoraho. Muri iryo joro rero abagabo batatu, witwa Gatari Edimo ariwe alias ndashaka amazina yabo bakoresha, alias Black w'imyaka 38, ndetse Hakizimana Jacques alias Claude w'imyaka 33, na Rurangwa Jean Paul alias Mucezaji cyangwa Bokungu w'imyaka 40, bafashe umudamu witwa Nyampinga Claudette wari utashye mu kagari ka Rwampara, kuko niho atuye hariya hafi n'umusigiti wo muri Rwampara. Uko naberetse mbere, umwe muri bo ari we Rurangwa Jean Paul niwe wamaje kumufata amukubita hasi, amwambura agakapu karimo telefone ya Sony n'akandi ga telefone akoresha muri momo gatoya tumwe twitwa gatoroshi. Hanyuma uwitwa Hakizimana Jean Claude, Hakizimana Jacques ariwe Claude alias Claude niwe wamutemye n'umuhoro. Uyu rero Rurangwa Jean Paul we roroye kwari ugutera amabuye no gukubita abaje gutabara. Ni nawe wakomerekeje umunyerondo witwa reka mubashakira amazina ngira ngo amazina yenda yafite,
Maniriho Theogene, ntabwo ari Manirakiza, Maniriho Theogene mu byumve neza tutaza kuvanga ibintu. Maniriho Theogene ni umunyerondo ukora ku kagari ka Rwampara, we yaje aje gutabara. Uyu Jean Paul rero niwe wamukomerekeje mu mutwe no ku kaboko. Nyampinga Claudette bamukomerekeje hano ku maso, mwarabibonye, ku kuboko na hano ku kuguru, ndetse aracyafite naho umuhoro wagiye uca. Bamaze rero kumutema, bamaze guhinda abantu bari baje gutabara no gutera ubwoba abantu bose bashaka gutabara, barirutse bahurira ahantu ku ishuri mu Rwampara. Bahageze mu magambo yabo aravuga ati birarabuye, buri muntu afata inzira ye. Jean Paul atuye Mageragere nkuko nabibasobanuriye, ajya Mageragere. Hakizimana Alias Claude agiwe ku Kivugiza, na Gatari Edimo agiwe mu Nyakabanda. Bafite abantu babana, bafite bo bavuga ko ari abadamu babo, ndetse ko bavuga ko bafite ubundi buryo babanyemo. Barababwira ko ibintu bukiye mu gitondo, barababwira bati uyu munsi dushaka ntimugire icyo mumubwira, hari ibintu twakoze bitari byiza cyane cyane. Nabo bamaze kubona utuvido dutambuka hirya no hino, babona ko ibintu bitari bworoshye. Kuva ubwo rero umuntu twakomeje kubashakisha tufatanyije n'abandi baturage baduhaga amakuru. Byageze ku mugoroba amasaha ya saa 11 n'igice za nimugoroba tubamaze kubafata bose. Abo bose icyo bahuriyeho uko ari batatu, bose bafunzwe muri gereza kubera ibyaha bitandukanye. Enda mbanyuriyemo, Hakizimana Jacques Alias Claude yaravuye muri gereza aho yafunzwe imyaka 2, yarakurikiranyeho icyaha cy'ubujura no gukoresha ibiyobyabwenge. Gatari Edimo Alias Black we ari wa wundi wafashe uriya mudamu, nawe yaravuye muri gereza aho yarakatiye imyaka 3 akurikiranyweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Naho Rurangwa Jean Paul we yari umwe mu bantu baraho, gusa we ntabwo yari yakageza ajya muri gereza, gusa ngira ngo we yari umwe muri bo bakorana, ariko nta yandi mateka dufite y'ubugizi bwa nabi kuriwe mu myaka yatambutse. Ariko turacyakomeje gushakisha, kuko nta kuntu yabana nabo ngo abe atazi uburyo bakoraga, aho bakora. Andi makuru dufite tugikurikirana, iri joro rikeye barafite umugambi wo kujya Kinyinya, nabo bari bafite uwo bashaka kwiba. Ubwo rero icyo twashaka kubabwira muri iki gitondo nuko turabizi ko abanyarwanda benshi nkuko mwabibonye ku mbuga nkoranyambaga bifuzaga kumenya icyakozwe, bifuza kumenya icyo polisi iriho ikora kuri ubugizi bwa nabi bwagaragaye kandi bwababaje benshi, kuko marangamutima turayabona ku mbuga nkoranyambaga. Natwe rero ni mu rwo rwego twifuza kubereka ko hari icyo twakoze kandi n'inshingano zacu. Ntabwo mu by'ukuri ubundi twavuga ngo turivuga ibigwi, ariko turakora icyo dushinzwe nka polisi. Kandi n'abagiriweho ibyaha ari Nyampinga, ari Maniriho, ngira ngo nabo bari bakeneye kuruhutsa imitima ko ababagiriye nabi bafashwe. Iyo urebye video uko isa, yewe bombi narabasuye, iyo urebye video uko imeze, uko igaragara, mu by'ukuri ntabwo wakwibaza ko Nyampinga uko namusanze niko yagomba kuba ameze, kuko sinarinzi ko ahubwo ataraye no mu bitaro, ahubwo yaravura ataha. Bivuze ko nta mahirwe yagize, kuko si uko abantu batabaye, abantu bari baririnze, ahubwo nuko navuga ko ubona ko bari abantu baragamije kumugira nabi, bashaka kumwakutwi yari yakoreye. Rero ari Maniriho, ari Nyampinga na Maniriho bose baravuye barataha, bameze neza, turabakurikirana.
ubwanjye nabigereyeho urabona ko mu by'ukuri barakomerekejwe, barakomeje kuvuza ibikomere batewe n'aba bagizi ba nabi. Abantu baracyaduha amakuru rero, baracyaduha amakuru y'abandi bakorana, baracyaduha amakuru y'indi migambi bari bafite, kuko burya abantu hari igihe bafite aho bahuriye n'abandi twebwe tutazi. Bityo rero iperereza rirakomeje kugira ngo twegeranye amakuru yose ya ngombwa ku bijyanye n'ubugizi bwa nabi muri rusange. Nayo twabatumiye rero kugira mubwire abanyarwanda iby'iyi nkuru ko abantu twabafashe, ariko mu by'ukuri tunizeza abanyarwanda ko polisi iri maso ku buryo abantu batabasha kubibona cyangwa kubimenya neza, ariko mu by'ukuri turanahari no kubw'abanyarwanda, ni kubw'abanyarwanda muri rusange n'abaturarwanda. Turashimira abaduhaye amakuru bose, kuko amakuru bagiye baduha yagiye atugira akamaro. Ntabwo nabara no gushima n'uwafashe video, wenda kuko video nahari uburyo yadufashije kugira ngo dukore vuba. Iyo za guceceka ntiyagira amashusho aza, wenda twari kubafata, ariko wenda ntibyari guhita byihuta nk'uko bikwiriye. Ariko dushime n'abatabaye. Burya nariya Mahoni yavugaga, nubwo batinye kwegera, ariko Mahoni nabyo yatumye bagira igihunga, ntibagera ku mugambi wenda wo kumwica bari bafite, kuko uriya muntu watemaga ntabwo avuga ngo aramutemaga ngo abeho, birashoboka ko yari no gupfa, ariko birashoboka ko nariya Mahoni yavuze na ziriya nduru zavuze zatumye mu by'ukuri batagera ku mugambi bari bafite, cyangwa batabakomeretsa cyane, uyu munsi bakaba barabashe no gutaha. Ibyo nabyo ntitwabura kubashimira. Rero ubufatanye bwa polisi n'abanyarwanda ni ikintu gikomeye mu guhashya ubugizi bwa nabi, ariko turahari, turi maso. Ubushobozi bwo gushaka umuntu wese wagize nabi turabufite, no kumufata tukamugeraho turabufite. Reka mbwire abanyarwanda rwose batuze, polisi irahari. Ariko mbwire n'abandi banyabyaha bose babitekerezaga ko nta bwihisho, nta naho guhungira. Biragoye gukora icyaha ukaturengana umutari rwose turagufata. Ni byiza rero ko bakwishyira, ngira ngo uko mubabonye ni abantu bafite imbaraga, ni abantu bafite sante, si n'abantu bavuga ko bafite aho batuye, bafite uko bari bashoboraga kubaho bakoresha imbaraga zabo n'ubwenge bwabo, ariko nyine bahisemo gufata inzira y'icyaha. Ubwo nta kundi bazakurikirana uko bikwiye. Abandi bakorana bose, cyangwa n'abandi batekereza gukora nk'ibyo bakora, ibi bibisomo bibereke ko uzabigerageza wese azafatwa kandi akabihanirwa. Murakoze. Buriya abanyerondo n'abacu twese, nanjye ho turabafite, tukeneye no kubafasha no kubasapotinga mu byo bakora byose. Wibuke bariya abanyerondo n'aba murenge, n'aba kagari, n'aba aho ngaho, nubwo natwe batureba badufasha kandi tubashima mu kazi badufashamo, ariko mu by'ukuri bakeneye gufashwa nabo kugira ngo bagire ubwo bushobozi bw'ibikoresho, bw'uburyo bahamagara, n'uburyo nabo babasha gutabaza iyo ibintu bitagenze neza. Sinzi impamvu uvuga icyuho, cyeka niba ushaka ko nabo tubaha imbunda, ariko ntibyakunda. Kugeza ubu ngubu itegeko siko ryubatse. Ni ibintu byakwibwaho, kandi burya kugira ngo ubashe guha umuntu intwaro yo kwirinda bisaba ko hari indi myitozo umuha, hari urundi rwego umuhamo, ariko mu byo kugeza ubu ngubu nabo baradufasha. Ibyo byo guhoterwa, abahoterwa turabakurikirana, abadaso turabakurikirana, gusa ubwo hari indi nama tubagira mu buryo bwo gukora. Wakwibaza nk'ubu ngubu wenda icyo kibazo ntiturakibonera igisubizo, kuki Imana iriho yagiye gutabara wenyine, gutabara wenyine mu bantu batatu. Wakaze se aho ngaho nta bandi bari bahari? Bari. Icyo nacyo ni ikindi umuntu tuzakurikirana ngo turebe, gusa nabyo dukeneye kubagira inama kugira ngo ni burya twebwe mu kazi kacu nta mupolisi ugenda wenyine mu kazi, ntabwo wajya gufata abantu urumwe, mugomba kugenda mwiteguye, kuko ntiwamenya ngo ugiye gufata cyangwa guhangana nabo bo barangana iki. Rero no mu kazi kacu n'abanyerondo dukeneye kumanuka hasi tukaganira nabo
nibyo koko hari icyo tugomba kubagiraho inama uburyo bagomba kwitwara mu bintu nk'ibi naho babandi ba Kicukiro bo barafashwe